Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Yesu yazi ibihumbi bitanu. Murango no gufata mu mutwe. Luka ibice 15 umurongo wa 16 aravuga ngo sinjaka kugaburirwa ibyo ingurube zajyaga ariko ndibambuwa. Yohana ibice 12 umurongo wa 15 aravuga ngo sinzaba ko bakura muri isi ahubwo babarinde. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Zaburi na 46 umurongo wa mbere haravuga ngo mutima wanjye shima Uwiteka, njaja nshima Uwiteka, njyanire imirimo wanjye ngifite ubugingo. Tumaze gusezerana nabo twigira mu buge nabo basubira iwabo. Byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 3 haravuga ngo baramufata maze kuko bwari bugorobye bamushyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Haleluya! Umurongo wo gufata mu mutwe. Mariko ibice 9 umurongo wa 4 haravuga ngo maze Eliya na Mose barabonekera bavugana na Yesu. Matayo ibice 2 umurongo wa 10 haravuga ngo babonye inyenyeri baranezerwa cyane. Matayo ibice 13 umurongo wa 4 haravuga ngo akibibaza imwe zigwa mu nzira inyana zirazitoragura. Byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 27 haravuga ngo bakivugana arinjira asanga abantu benshi bateraniye. Umuvugo w'Uwiteka. Muri uyu munsi wa tariki 15 twebwe korali tuna safari twateraniye duteranyijwe n'Uwiteka Rurema wacu. Twatinze mu ijoro turabibona n'abayobozi bacu yabarinze. Dukunda ndacangura muri Methodist Lady. Abayobozi bacu mudufashe dukora uyu murimo. Aregana y'abato banzanjye twagamije rubanga ruraganana. Haleluya! Amen. Ijambo ry'Imana. Yohana ibice 15 umurongo wa 7 aravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe muzasaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Ibisitaza abantu. Nuko abwira abigishwa be ati ntacyabuza ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano. Icyiza ni uko yashyirwa umugozi mu ijosi akajugunywa mu inyanja. Aho bwira agwishe muri mwe bato, namwe bato mwirinde bene so bakora inabi mu bacayi. Niyihana uzamubabarire, nagukorera ikosa umunsi umwe uzamubabarire, napfukama gusaba imbabazi karindwi uzamubabarire. Ibisitaza abantu. Nuko abwira abigishwa be ati ntacyabuza ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano. Icyiza ni uko yashyirwa umugozi mu ijosi akajugunywa mu inyanja. Aho bwira agwishe muri mwe bato, namwe bato mwirinde bene so bakora inabi mu bacayi. Niyihana uzamubabarire, nagukorera ikosa umunsi umwe uzamubabarire, napfukama gusaba imbabazi karindwi uzamubabarire. Matayo ibice 9 umurongo wa 29 aravuga ngo aherako akora ku maso azibwira ati bibabere nk'uko mwizeye. Ahandi byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 13 haravuga ngo Petero akomanga ku rugi umuja witwaga Rode aje kubyumva. Yohana 3:16 haravuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Luka igice 1 umurongo wa 30 haravuga ngo marayika abwira Mariya iti witinya kuko uhiriwe ku Mana mwakire y'umwana Dushimiye Imana.
Haleluya. Amen. Yohana ibice 11 umurongo wa 20 aravuga ngo Marita abona Yesu aje kumusanganira ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Yohana ibice 5 umurongo wa 8 aravuga ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Matayo ibice 5 umurongo wa 9 aravuga ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Matayo ibice 13 umurongo wa 4 aravuga ngo abiba zimwe zigwa mu nzira izindi nyoni zirazitoragura. Haleluya. Amen. Matayo ibice 2 umurongo wa 10 aravuga ngo babonye inyenyeri baranezererwa cyane. Amen. Byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 1 aravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku rusengero barakibwira ati ifeza n'izahabu ndabyo dufite ahubwo haguruka ugende. Ni byiza. Yavuga ngo ni inkuru ya Yesu yenda kugera umusozi bugufi bwe Yerusalemu abona umurwa arawuririra aravuga ati byawe byaguheshaga amahoro ariko none bishwe imbere y'amaso yawe ubwo abanzi bawe bazakubaka uruzitiro nduzamenya igihe wagiye. Inkuru ya Yesu mwigisha nakora iki ngo ndagubwami bw'ijuru unyitira iki mwiza ndamwiza n'umwubaha keretse Imana yo yonyine uzi amategeko ndugasambane ndukice ndukabeshere mugenzi wawe inyoma. Aya mategeko yose narayitondeye uhereye mu buto bwanje. Hari icyo usigaje? Genda ufate ibyo utunze ubigurisha amafaranga uyafashishe abakene nibwo uzaragwa ijuru. Mwigisha turi abatunzi turi n'abacuruzi biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru. Hahirwa abareba ibyo mureba kuko abami n'abahanuzi bifuje kureba ibyo mureba ariko mwebweho mubirebesha n'amaso yanyu. Hariho umuntu wavaga i Yerusalemu ageze mu nzira agwa mu gice cy'abambuzi umulewi ahanyuze arakikira
arigendera, ariko umusamariya ahageze amugirira impuhwe, amujyanira nyir'ibicumbi, amuhereza ibiceri by'ifeza 2, aramubwira ati mungwarize ibizarengaho nzabikwishyura.